Reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi muri mu bigiye bitandukanye. Ndagira ngo tuba tugarutse mu nyandiko z'amakuru zakomeje kugenda zandikwa ku bitangaza amakuru bitandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Inama yateranye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane 2026 n'inama yateranyemo abaministeri bagiye batandukanye ndetse n'abanyamahanga bagiye batandukanye bari kwiga ku bibazo bikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se amafaranga y'umurengera akomeza kugenda agaragara nk'inyishyu yo kuri mituweli, ariko kandi abaturage bamwe baragaragaza ko mu by'ukuri aya mafaranga ni menshi cyane, bamwe bakavuga ko batazabona aya mafaranga. Ku byakomeje kugenda bivugirwa mu nama ya minisitiri yatanye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane 2026 ni inama yakomeje kugenda igaragazwamo abanyamahanga batandukanye bakomeza kugenda biga ku bibazo bigiye bitandukanye ndetse nuko u Rwanda rwakiteza imbere. Ku byakomeje kugenda buvugirwa muri iyi nama, ariko kandi ubona ko abaturage bakomeza kugenda bibanda kuri mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza, bagakomeza kugenda basaba ubuyobozi bw'u Rwanda kuba bakongera bakicaza abashyizeho ibiciro bya mituweli mu by'ukuri bakareba niba nta kwibeshya kwabayemo. Byose byakomeje kugenda bivugirwa muri iyi nama. Ndagira ngo turebere hamwe ibyakomeje kugenda bitangazwa ndetse n'imyanzuro yakomeje kugenda igaragazwa. Hari ku itariki 28 Mata 2026 nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa muri village Urugwiro mu cyumba gisanzwe kiberamo inama ya ministeri ibigamije kuba yafata ibyemezo bya nyuma by'umwihariko bikomeza kugenda bigaragazwa ku kibazo cy'igihugu cy'u Rwanda. Nibyakomeje kugenda bivugirwa muri inama yakomeje kugenda igaragazamo abanyamahanga benshi, ariko kandi inama yakomeje kugenda yibanda ku mibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda nkuko twakomeje kugenda tubabwira. Tuba turahanga kugira ngo tubagezeho imyanzuro n'ibyemezo biba bikomeza kugenda bivugwa ku gihugu cy'u Rwanda, byaba imibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'imibereho mibi y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Mbega muri make ibitagenda neza ku baturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibigenda neza ku baturage b'igihugu cy'u Rwanda, dukomeza kugira twibanda kuri politiki na diplomasi ndetse no ku mibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Turahanga kugira ngo tubagezeho ibiba bikomeza kugenda bitangazwa, ariko kandi birashoboka ko ari bwa mbere wisanze ahangaha kuri Peak Media Info, ni bwa mbere wisanze aha. Turagusaba gukanda subscribe kuri gufungura kuri onzogera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibigano dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Tugiye kwa by'ukuri twareba ibyakomeje kugenda bitangarizwa mu cyumba cyahuje abaministeri bateranye bagamije kuba bashaka ibyemezo n'imyanzuro igomba kuba yahabwa abaturarwanda cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Nakomeje kugenda mbona abashinwa baturutse mu mujyi wa Shanghai bakomeje kugenda bagaragara mu gihugu cy'u Rwanda baje kuba bateza imbere gahunda ya Visit Rwanda. Ukomeza kugenda ubona ko gahunda ya Visit Rwanda ikomeza kugenda itera imbere, haba mu bihugu by'abanyamahanga barakomeza kugenda bitabira gahunda yo kuba basura igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari byo tugiye kwa twaganira kuri aka kanya, ntabwo tugiye kuganira kuri gahunda ya Visit Rwanda, ariko nanone abanyarwanda aho bava bakagira bumve ko ibyo ari ibintu byabo bagomba kuba bateza imbere cyangwa se bakaba bakoresha gahunda ya Visit Rwanda. Ntabwo ari abanyamahanga gusa bagomba kuba bateza gahunda Visit Rwanda imbere gusa, n'abanyarwanda bari mu gihugu ndani bagomba guteza gahunda ya Visit Rwanda imbere. Ntabwo ari uwo mushinga tugiye kuba twaganiraho mu by'ukuri, ahubwo tugiye kuba twaganira kuri gahunda ya mituweli ndetse insengero, abanyeshuri ndetse n'ibinyabiziga. Ukomeza kugenda ubona ko kuri aka kanya isije irakomeza kugenda igaragara nk'ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho kandi ubona ko abanyarwanda barakomeza kugenda bumva gahunda ya mituweli bakahita bakangarana, bakumva ko ari amafaranga menshi batazigera babona cyangwa se n'amafaranga bavuga ko inyishyu ya mafaranga batazayabona cyangwa se batanayakozwa. Wagera kuri gahunda y'insengero ukabona abaturage barakomeza kugenda bagira ubwoba ndetse kandi banasaba leta y'u Rwanda kuba yakomora insengero. N'ikibazo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya. Ikindi gikomeza kugenda kigaragara mu by'ukuri nk'ikibazo mu Rwanda, abanyeshuri barakomeza kugenda bagaragaza gahunda y'uko mu by'ukuri nujya kureba ku mashuri ugafata umwanya muto ukaganira n'abanyeshuri, baraza kukubwira ko bafite ubwoba bw'ikizamini cya leta cyangwa se kuba bagiye gukora nationale. Barakomeza kugenda bagaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya, kuko abanyeshuri barakomeza kugenda bagaragaza uti nesa yakomeje kugenda itubwira ko utazabona amanota 50
atagomba kuba yakimurwa mu mwaka ari kuba yakigamo. Nesa iragira uti ntabwo umwana wiga mu wa gatatu segonderi, wiga mu wa gatandatu primaire, wiga mu wa gatandatu segonderi atagomba kuba yabona amanota 50 ngo aze kuba yakimurwa muri uyu mwaka, ndetse kandi utabonye amanota 50 muri iyo myaka itatu navuze haruguru, uyu nguyu agomba kuba yasibizwa mu mwaka ari kuba yakigamo. Ugasanga abanyeshuri barakomeza kugenda bagaragaza ikibazo nk'iki ngiki, bakavuga ko kibakomereye cyane, ndetse bakanibaza impamvu Nesa yakomeje kugenda ibikaza. Reka tuze kuba twabiganiraho mu buryo bwimbitse. Kuri aka kanya ndaza kuba navuga ku kibazo cy'insengero. Urasanga abanyarwanda benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko kuba insengero zifunze ni ikibazo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya, ndetse kandi banasaba ubutegetsi cyangwa se leta y'u Rwanda ko igomba kuba yakomora izi nsengero zabo. Abatanga ibinyabiziga kuba batwarira barakomeza kugenda bagaragariza leta y'u Rwanda ko bakomeje kugenda barenganwa, bavuga ko bari guhereza ibinyabiziga byabo abashoferi babatwarira, ariko kandi abashoferi bagakora amakosa menshi cyane akabarwa ku binyabiziga byabo. Uyu mushoferi yajya kuba yatanga ikinyabiziga cyangwa se yaza gutanga ikinyabiziga cy'uyu nguyu wakimuhaye, ugasanga akimuhaye kiriho amakosa, ariko kandi wa mushoferi niwe wakoze aya makosa. Najya gutanga ikinyabiziga aragenda mu by'ukuri nk'umuntu navuga ko uri inosa, bitewe nuko uyu mushoferi arajyana perime n'ibyangombwa bye byose ari bizima nta makosa bifite, ariko nyiri ikinyabiziga we araza gusigarana ikinyabiziga gifite amakosa. Rwose leta y'u Rwanda muze kwiga kuri abangaba bakomeza kugenda batanga ibinyabiziga. Nkomeza kugenda mbona banyandikira cyane, bakomeza kugenda bambwira ko ngomba kuba nabavuganira. Ubwo ngubwo ababishinzwe muze kubikemura vuba, kubera ko ni ikibazo gikomeza kugenda kigaragazwa na bamwe mu batanga ibinyabiziga, bagakomeza kugenda bavuga ko ibinyabiziga byabo bikomeza kugenda bijya ku musozo cyangwa se mu mazi abira, ariko kandi wa mushoferi wakoze amakosa araza kujyana ibyangombwa bye ari bizima, ugasanga nyiri ikinyabiziga kiramuhombe. Kandi ko kugasanga ni nabyo nkuko bakomeza kugenda batanga proof, urakomeza kugenda ubona ko batanga proof zifite mu by'ukuri fact. Ubwo ngubwo ababishinzwe nkuko nakomeje kugenda bimbeshoninga, muze kuba mwadufasha mukemure iki kibazo kitaraba ikibazo kimurengera cyane. Reka dukomeze n'andi makuru nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Urakomeza kugenda ubona ko ikibazo cya mituweli mu Rwanda kirakomeza kugenda gifata intera. Abaturage ntabwo barabyumva neza, cyangwa se ntabwo bariyumvisha ukuntu bazajya bava ku 3,000 bakishyura 20,000 ngo baze kuba babyumva, ariko kandi ndabona hakwiye ubukangurambaga navuga ko bukomeye cyane, kuko urakomeza kugenda ubona ko abaturage benshi ntabwo bari kumva ukuntu bagiye kujya bishyura amafaranga angana gutya, kandi ko bavuye ku 3,000. Ku rundi ruhande rw'abaturage ugasanga mu by'ukuri ibyo bavuga rimwe na rimwe birumvikana, kuko buriya uzarebe umuntu aho ava akagira, cyangwa se kamere y'ikiremwa muntu aho ivi kagira. Niba abantu mu by'ukuri tuba dushaka kuba twaca mu buzima bworoshye, tugatanga ibintu byoroshye, tugaca mu buzima mbega bufite ubuzima bworoshye cyane, ariko kandi waza kuba wareba tugeze mu bikomeye tuzaza kuba twabyikobotura. Muze kuba mwafasha abaturage, mutangiza ubukangurambaga kugira ngo abaturage baze kuba bakumva ese niki gituma turi buze kwa mu by'ukuri twava ku 3,000 tujye ku 20,000 ku bazajya babyishyura, cyatuma bazajya bishyura aya mafaranga mu by'ukuri bishimye bafite akanyamuneza, bakishyura aya mafaranga bumva ko ari ibintu byabo bagiye kuba bakora. Ariko kugeza kuri aka kanya nuganira n'abaturage benshi, cyangwa se ugakoresha IQ y'abaturage, uraza gusanga mu by'ukuri arakomeza kugenda kibarenga cyane. Bamwe bakavuga ko aya mafaranga ari menshi cyane, cyangwa se bakavuga ko no kuyabona biraza kuba byagorana cyane. Ariko kandi waganira n'abaturage, hari abaturage bakomeza kugenda batanga proof cyangwa se fact zumvikana, ugasanga kandi mu by'ukuri izi fact zabo zifite ibimenyetso bizima kandi bifite ireme. Nimba umuturage akomeza kugenda avuga uti ngewe nakuwe mu cyiciro cya mbere, mu by'ukuri ishyirwa mu cyiciro cya gatatu, nta hantu mfite nkura amafaranga na hato, ni gute nza kuba nashyirwa mu cyiciro cya gatatu? Aya mafaranga yo mu cyiciro cya gatatu nzayakure, kandi baramvanye mu cyiciro cya mbere bakanshyira mu cyiciro cya gatatu. Aha ngaho umuturage arakomeza kugenda bivuga, afite agahinda n'ishaba, avuga uti aya mafaranga ntabwo nzayishyura ngo nta nubwo nzayabona. Ugasanga benshi ubwo ngubwo barasa mu by'ukuri nk'abafite igikomere ku mutima wabo, barasa nk'abantu bakomeza kugenda bagaragaza ko barimo kurenganwa, ndetse kandi abandi baturage bakavuga ko bakomeje kugenda bashyirwa mu byiciro batakagombye kuba bashyirwamo.
ugasanga mu by'ukuri muturage aravuga uti nimba mu cyiciro cya gatatu bishyira 5,000 wenda urugero cyangwa se mu cyiciro cya kane bishyira 8,000 ni gute baza ko banshyira mu cyiciro cya kane cyangwa cya gatatu kandi mu by'ukuri nta mafaranga cyangwa se nta na mikoro mfite yo kuba nakishyura aya mafaranga. Benshi baracyagaragaza ko bakomeje kugenda bashyirwa mu byiciro batakagombye kuba barimo kugeza kuri aka kanya. Ubona ko abaturage basigaje ikibazo cyo kuvuga ko mu by'ukuri bakomeza kugenda bashyirwa mu byiciro, ariko kandi ugasanga ibi byiciro nubwo babishyizwemo ariko aya mikoro cyangwa se aya mafaranga azajya yishyirwa no kuri mituweli mu by'ukuri bakavuga ko bagifite ikibazo cy'uko bazajya babona aya mafaranga. Ubwo ababishinzwe muze kuba mwabikurikirana hakiri kare kugira ngo tuze kuba twareba ese abaturage bacu turaza kuba mu by'ukuri twabashimisha cyangwa se baraza kuba bakishima gute. Ubwo ngubwo rero n'abaturage namwe muze kuba mwakiga gukorana na leta yanyu cyangwa se muze kuba mwakiga guca bugufi ndetse no kubaha amategeko ya leta. Utubashye leta nta nubwo wakuba wubashye Imana. Burya baravuga uti mu by'ukuri nimba utubashye amategeko ya leta nta nubwo n'Imana uzaba wayubashye, kuko ubuyobozi bwiza bushyirwaho n'Imana kandi u Rwanda ni igihugu gifite imiyoborere myiza, ubuyobozi bwiza, abayobozi bensa, igihugu mu by'ukuri kiri very clean kubera ko nuza kuba wareba u Rwanda ni igihugu gikomeza kugenda cyiteza imbere. Aka kanya tuvugana ndatanga ubuhamya n'ibimenyetso bigaragara, ndakubwira ko mu by'ukuri mu nyubako y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hatiranye Abashinwa, Abayapani, abaturutse muri Afghanistan. Mu by'ukuri ugasanga bose baje mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo barebe ibyiza by'u Rwanda, banatangiza gahunda ya Visit Rwanda igaragare ku isi hose, u Rwanda rusurwe n'isi yose. Ugasanga mu by'ukuri abanyarwanda namwe nimwige kubana na leta y'u Rwanda mahoro. U Rwanda nimba ruvuze mu by'ukuri igikorwa runaka tugikore twishimye, kuko igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu gihugu cya mbere muri Afurika kitatuma abaturarwanda tubabara, kuko u Rwanda rufasha abanyamahanga, twebwe abene gihugu se nitwe batafasha. Ugasanga rero mu by'ukuri tugomba kuba twakiga kuba twabana neza n'abayobozi ndetse tukanubaha amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bya mituweli reka tube tubivuyeho. Hari akantu nibagiwe kuvuga, aka kantu mu by'ukuri karakomeza kugenda kankona cyane nkakibazaho. Nakomeje kugenda mbona benshi bakomeje kugenda bakomantinga kuri byinshi byakomeje kugenda bivugirwa kuri mama RW'ABANYAMAHANGA nabibonyeho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nakomeje kugenda mbona byinshi byakomeje kugenda bivugirwa, ugasanga mu by'ukuri benshi barakomeza kugenda batokinga ku kintu cy'imihanda cyangwa se kuri moto mu mujyi wa Kigali. Abamotari ndakomeza kugenda nganira nabo, ugakomeza kugenda ubona ko bafite ikibazo cyo kuvuga uti ko numva ngo gahunda ivuga ko tubagiye kuba bagabanya moto mu mujyi wa Kigali. Ese bwana munyamakuru Mr Fero ibyo bintu byaba ari byo? Nkabasubiza uti ibyo bintu ntabwo mbizi, nta nubwo mbihagazeho. Nanjye makuru nyumva gutyo agenda wenda iki kintu reka ngishyireho umucyo ku bamotari mu nkurike cyangwa se n'abandi bafite abagabo b'abamotari, bapapa b'abamotari cyangwa se inshuti z'abamotari. Uraza kuba wasanga ikibazo cya moto mu mujyi wa Kigali koko cyakomeje kugenda kivugwaho cyane. Nakomeje kugenda mbona bwana senateri wakomeje kugenda utokinga kuri iki kibazo, avuga ko moto zirakomeza kugenda ziba nyinshi cyangwa se zirakomeza kugenda ziba kavuye mu mujyi wa Kigali. Ugasanga abamotari bari kuruta imodoka, bari kuruta abagenzi. Byanga byakunda nawe nutembera wenda ugafata umwanya ukajya Nyabugogo, ukajya Remera, ukagaruka hano Nyamirambo. Donc uraza kuba wasanga mu by'ukuri benshi barakomeza kugenda babona ko byanga byakunda ikibazo cya moto cyangwa se ubucucike bwa moto mu mujyi wa Kigali buragaragara cyangwa se burigaragaza. Ariko se nimba mu by'ukuri u Rwanda ruvugwa mu kimwe mu gihugu gifite abaturage benshi, ni ukubera iki abamotari bo bataba benshi? Nge numva rero mu by'ukuri ko u Rwanda rufite abaturage benshi, kandi burya nuza kwa wareba n'ubuso bw'igihugu cy'u Rwanda ni buto cyane kandi butuyeho abaturage benshi. Uraza kuba wasanga kuba abaturage ari benshi batuye ku buso buto nabyo ni ikindi kibazo kigomba kuba cyatuma imirimo byanga byakunda igomba kuba yabura, kuko nuza kuba waganira n'urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu basanzwe urakomeza kugenda ubona ko byanga byakunda imirimo mu Rwanda. Ndavuga ko benshi barakomeza kugenda bavuga ko ari ibura cyangwa se ari na mike, bityo kandi ukaza kuba wasanga abamotari baravuga uti waye kubera iki mu by'ukuri mwumva ko tutagakomeje kuba dukora bitewe nuko igihugu cyacu imirimo ni mike. Ni mutureka twihangira imirimo. Perezida Paul Kagame